Bantu banjye mureke twiganirire namwe muze kunsubiza wenda ukimara kubona iyi video utangiye gutekereza ngo wenda ngo ubungubu ngo umuntu agiye kuvuga iki. Hari ibintu bijyanye n'imico y'amadini akenshi na kenshi ikintu nshaka kugira ngo mvugeho, abantu benshi nabonye bagiye bagaruka kuri ubu bukwe bwa Aga na Miki bavuga bati mbese imico y'itorero cyangwa se amatorero muri rusange, ubundi itorero iyo rigiye gushyingira umuntu wari usanzwe abana n'undi cyangwa se rigiye gushyingira umugore n'umugabo bafite uburyo bari basanzwe babanamo, bakavuga bati ubundi mu muco w'itorero ntibyemewe ko bashyingira umugore yambaye agatimba, nyine kariya mwabonye Aga yamutwikuruyeho nyine. Abantu rero benshi bagiye babigarukaho bakavuga bati ese ni ugutakara k'umuco, ese ni idini, ni amadini y'inzaduka cyangwa se agiye, mbese birimo biragenda bivugwaho nyine n'abantu benshi, bikavugwaho ibitari rumwe. Njyewe rero nkimara kubona ko nyine byamaze gutera challenge mu bantu bigiye bitandukanye, navuze nti ese koko hari igihe wenda n'undi ejo yabikora cyangwa se nawe ejo waba uri gutegura kuba wabikora. Mwebwe abakristo muri rusange, twese muri rusange, mwebwe mubifata nk'iki? Ndagira ngo mumbwire muri komenti zanyu, ese koko hari icyo byaba bitwaye mu gihe umugore yashyingiwe yambaye agatimba kandi wenda yari umugore atari umukobwa? Ubundi nagerageje kujya ngenda mbaza abantu batandukanye, ubundi bamwe na bamwe bambwiye ko kera mu muco wa kera ubundi umuntu iyo babaga bazi ko usibye no kuba wenda nka kuriya bavuga ngo umugore yahaye umugabo avansi, nyine kuri abasore abakobwa babanza guha abasore vansi, ubundi yansobanuriye ko mbere cyangwa se kera iyo umukobwa babaga bamaze kumenya ko yasambanye cyangwa se atwite bamushyingiraga nk'umugore, ubwo bamushyingiraga atambaye agatimba. Ariko kenshi na kenshi bajyaga gushyingira nk'umukobwa ugasanga bamushyingiye bibaye ngombwa ko babanza kugira gute, babanza kujya gupima, babanza kujya nyine nk'ubu ngubu umukobwa ntabwo bashoboraga kumushyingira atazanye icyemezo cyo kwa muganga ngo babanze barebe niba adatwite. Ariko se nanone nkibaza, mu kureba ko adatwite ko batapimaga ubusugi? Ibyo nabyo byakomeje kugenda bincanga. Bapimaga ko atwite kugira ngo bamushyingire nk'umugore ariko ntibapimaga ubusugi. Ese byaba ari ukubera iki? Ese kubera iki abanyamadini benshi bakomeje kugenda bakomplayininga bakavuga bati wenda itorero ryashyingiye Aga na Miki ni indamu cyangwa se n'itorero ritayobowe n'umwuka, ni itorero mbese nyine abantu benshi bakagenda babigarukaho. Njyewe rero nashatse kugira ngo menye ukuri, ejo nanjye ntazabikora cyangwa se ejo nawe utazabikora, cyangwa se wenda ibyo dufite uburyo tubifatamo tujye tugenda tumenya ngo ubundi bikorwa bite, biba bimeze bite, bigenda bite. Ndabizi ko abadukurikira muri benshi kandi wenda mujye muzi ibigiye bitandukanye ku bijyanye n'umuco nyarwanda. Ushobora kureba wenda ukambwira uti wenda se tutanagendeye ku muco nyarwanda reka tugendere ku myemerere y'idini. Imyemerere y'idini, mwebwe abanyamadini, wenda se niba uri pasiteri cyangwa niba uri bishopu cyangwa se niba uri rivera pasiteri cyangwa se niba uri diyakoni, umuntu uwo ari we wese ubifitiye amakuru yadusobanurira kubera iki bakomplayininga ku kuba umuntu wenda ngo yari umugore bakamushyingira yambaye agatimba. Harya ni agatimba, ni ivara, ni iki? Adono gusa ngicyo nyine nabizaniye nuko numvise abantu benshi bagiye babikomplayininga. Nkaba rero nshaka ngo abantu mudukurikiye mutubwire muri komenti ubundi bigenda bite, kubera iki ibyo bintu bibaho. Ugasanga nyine abantu benshi baragendera ku bijyanye n'umuco bakavuga bati ibi bintu ntibyari bikwiye kubaho, ibi n'ibi ntibyari bikwiye kubaho. Mwebwe nk'abanalizateri n'abanalizatrice, mwebwe mwaduha iyihe nama cyangwa se mwaduha izihe mpuguro cyangwa se mwadufasha iki
ku bijyanye no guhindura imyumvire ku bantu tugifite imyumvire yo kumva ngo kuba umuntu yashyingiwe, ariko nanone reka mbe ndetse gukomporeyininga ku babivuze wenda ku bijyanye n'abanyamadini. Hari igihe wenda wasanga abo banyamadini bafite ukuri, ariko se nanone niba bafite ukuri byishe iki mu bijyanye n'umuco? Ese mu bijyanye n'imyizerere byangije iki? Ese njyewe n'ubu ngubu nyine nkeneye umuntu wo kunsobanurira nk'ukuri kwa nyako. Hari ukuntu twagiye twigishwa bitandukanye, ugasanga idini uko ryakwigishije siko njye ryanyigishije, cyangwa se ugasanga idini uko ryigishije runaka siko undi ryamwigishije, ariko njye nkeneye kumenya. Ndabizi ko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ari abanyamadini benshi, nyine amadini agiye atandukanye, hari abasengera mu madini nyine agiye atandukanye. Wowe tugendeye ku mico cyangwa se ku myemerere y'idini ryawe, wowe ubyemera ute? Ubifata nk'iki? Ese wowe wigishijwe ko bigenda bite? Ese wowe urabona koko muri ubu bukwe harabayemo ikibazo kuba barashyingiye Miki yambaye harya niba ari agatimba, niba ari ivara, niba ari iki, I don't know. Ariko uko wabibonye kose nyine abantu bagiye babikomporeyininga ko bagakwiye kuba baramushyingiye atwikuruye umutwe, kubera ko ngo nyine yari asanzwe ari umugore. Wowe nkawe ukurikije cyangwa se uko ubyumva, uko ubizi, uko imyemerere y'idini yawe ibikwemeza, cyangwa se uko imico y'idini yawe ibikubwira, cyangwa se mbese ndagira ngo nyine mudusobanurire mwebwe mwabibonye mute? Mwabifashe mute? Mwabifashe nk'iki? Ese ikibazo ni Miki? Ikibazo ni idini ryamushyingiye? Ikibazo ni uko bishe umuco w'idini? Ese ni icyaha bakoze imbere y'Imana? Ese hari umurongo muri Bibiliya waba ubitubwiraho, ne wenda nko ku bantu mwasomye Bibiliya cyane cyane nk'abapasiteri n'abadiyakoni, nyine abantu cyangwa se abantu mwize teoloji, yaba hari imirongo yo muri Bibiliya ibitubuza ngo mutubwire ahantu bishobora kuba byanditse, turebe icyaha bigize, ejo hatazagira n'undi ubikora tumurebera tukaba twamucyaha cyangwa se tukamukebura. Nyine nimugerageze muze muri komenti mutubwire, mutagendeye ku marangamutima yanyu, mutagendeye ku isebanyabuhanga, cyangwa se kugira umuntu victime, nyine kuba navuga ngo nk'inzirakarengane, cyangwa se nko kuba sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda, mbese nko kuba ari we murebaho cyane nyine mugamije kugira ngo mumuharasinge cyangwa se mukomeze muvuge nyine ibintu biterekeranye. Mwebwe reka tugendere ku byanditswe. Haba hari imirongo yo muri Bibiliya itugaragariza ukuri kuri icyo kintu cy'uko umugore utagize ntabwo njyewe ubu kugeza kuri ubu ngubu, kubera ko nta kuri na kumwe ndabona kwizewe, nta ruhande ndajyaho. Sindajya ku ruhande rw'idini, sindajya no ku ruhande rwa Miki. Ahubwo mwebwe nimugerageze muduhe fagite, muduhe ukuri. Uko kuri muri buze kuduha niko kuri budutere kuvuga duti noneho tumenye. Ubundi ngo inkoko ngo niyo yanyereye mu myumbati, irangije iravuga ngo nta kibazo aho biherereye ndahamenye. Ubwo rero nanjye ndagira ngo nsobanukirwe menye, nzajye mbwira wenda n'abandi, nzajye menya uburyo mbahugura cyangwa se nababwira. Ngira ngo rero reka mbareke duhurire muri komenti. Njye mwari kumwe ni MC Vincent Brown nk'ibisanzwe kuri General Life TV Rwanda. Reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha, mukomeze kugira impagarike mu bugingo, ntimwibagirwe na subscribe ndetse na komenti zanyu, biba ari ingirakamaro nyine kugira ngo tumenye ese binakuwaje, biragenda bite, what's going on. Ngira ngo rero iyo mukoze subscribe cyangwa mugakora share na comment zanyu, biba ari ingirakamaro kuko hari byinshi bitwigisha, hari n'icyo biduhinduraho tukamenya ngo ese tugomba guhindura iki, tugomba gukora iki. Murakoze cyane rero, reka tuzahure mu bindi biganiro by'ubutaha. Stay together with us. Ciao.